Nongeye kubasuhuza bakunzi ba The Image, nizeye ko mumeze neza. Kano kanya muri kumwe nanjye Faustine. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo gukora subscribe. Ndagushimiye cyane kuko ukoze subscribe ariko kora ukazogera kanditseho notification, uragaragaje ko ushaka ko video zose tugutegurira zikugereraho igihe kandi zikakugeraho mu imbere kuri The Image. Aka kanya tugiye kuganira ku bijyanye n'amafaranga, ibijyanye n'ubukire n'iterambere. Tugiye kuganira ikintu wakora kugira ngo ube umukire mu gihe cy'amezi makeya atarengeje amezi 6. Abantu benshi usanga bastrugglinga, ugasanga bahura mu ntambara zo gukira, zo gutera imbere, zo gukora business zigahomba, ariko ugasanga bahura n'ibibazo by'uko bitagenda nk'uko babiteguye. Reka rero turebere hamwe ibanga rikomeye cyane ushobora gukoresha kugira ngo ube wabasha kuba ugeze ku mamiliyoni mu gihe cy'amezi makeya atarengeje amezi 6, mbere y'amezi 6 cyangwa ku mezi 6. Kuko nababwiye muri kumwe nanjye Faustine, turi kuganira kuri financial education cyangwa se ku masomo ajyanye n'amafaranga. Reka duhere ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere gikomeye, umuntu uzi ubwenge cyangwa se ushaka amafaranga akaba azi icyo ashaka mu mafaranga akwiriye gukora. Ikintu cya mbere ni ugukoresha ubwonko kuruta gukoresha umubiri. Abantu bazi ko gukora cyane, ugakoresha imbaraga nyinshi, ugakora mu gitondo na nijoro ari byo bikwinjiriza cyane, ariko ntabwo ari byo. Ikikwinjiriza cyane ni ugukoresha ubwonko. Iyo ukoresha ubwonko bwawe ubasha kwibaza ngo ese ninde duhanganye muri iki gicuruzwa, ninde dukora ibintu bimeze kimwe, ni iki nakora kugira ngo murushe abakiriya rafite mbakurure mbatware, tudahanganye, tudashwanye, tutarwanye, ni iki nakora kugira ngo ibintu nkora byinjize inyungu nyinshi, ni iki. Ubwonko akaba ari bwo bukora. Naho undi gukoresha imbaraga ukavuga utugo nzaterura imifuka myinshi, ntabwo bizana amafaranga menshi. Gukoresha imbaraga ukavuga ngo nzajya ndara mu kazi, ntabwo bizana amafaranga menshi, ahubwo bitera umunaniro na bwa bwonko bwawe ntibukore, bigatuma birangiye utabonye icyo washakaga. Mu mezi 3 ya mbere ihe target yo kwiga isoko, igikenewe ku isoko. Mu by'ukuri ibintu ucuruza nibyo bikenewe. Ese ibyo mfite bijyanye n'igihe? Ushobora no kuba ibyo bintu bikenewe ariko bitajyanye n'igihe. Ese umuntu duhanganye ninde? Ni iki nakora ngo ndusha abandi? Igihe cyose utekereza kuri ibyo bintu ukavuga uti ni iki nakora kugira ngo nzamure business yanjye ku rwego rumwe njye ku rundi kandi nanjye nyinjirize, niko gukoresha ubwonko kuruta gukoresha umubiri. N'umubiri of course ubukenewe, ariko buriya nyiri business akenshi ntakoresha umubiri, ahubwo akoresha abandi, cyangwa ntakoresha imbaraga nyinshi, ahubwo akoresha abandi bafite imbaraga. Icya kabiri ni ukwiga gushora ukiri mutoya. Abantu benshi bunguka ubwenge bwo kwikorera cyangwa bwo gukora no kwiteza imbere bamaze kugera mu myaka y'izabukuru, imbaraga zarashize, amahirwe yaragabanutse. Ariko iyo utangiye gushora uri mutoya birafasha cyane. Uko umwana w'imyaka 30 yashora, siko umusaza w'imyaka 55 yashora cyangwa 60. Uvuga iki? Ni ukuvuga ko umuntu ushoye ari mutoya nubwo aba agifite guhuzagurika mu kazi, ariko nanone aba agifite amahirwe yo kugenda akosora ibyagiye bitagenda neza no kugenda arushaho kwiga. Icya gatatu ni ukwiga kugabanya ibimara amafaranga yawe. Kwiga kugabanya icyo bita dépense. Please gabanya dépense zawe. Niba uri umuntu ukunda kugura ibintu uko abibonye, niba uri umuntu ukunda kugura ibintu uko abishaka, niba uri umuntu igihe cyose umva ashaka kugura, niba uri umuntu ubona amafaranga ugahita uzana ibitekerezo mu mutwe wawe byo kugira ngo ushake ikintu ubuguze kikuzana umunezero, ukwiriye kumenya ko umuntu ukora business cyangwa se ushaka gukira, ushaka gutera imbere, ntabwo yirukana amafaranga. Amafaranga uba yagize umushyitsi. Iwawe haba habaye muri transit, kandi sibyo. Amafaranga agomba kuba umutungo wawe, kandi uwo mutungo wawe ukawukuyakuya, ukawugumana. Niba hari amafaranga yinjiye iwawe, ugomba kwitonda cyane ukayakoresha wayapangiye. Ibyo utayapangiye naho byaba bije ukabireka, kandi ukabasha kumenya ibyibanze kugira ngo udakora ibintu bidafite umumaro. So rero niba uri umuntu ukunda kugura, cyane cyane abagore bikunze kubabaho, ugacuruza, niba unacuruza cyane unahembwa ku kwezi, amafaranga akajya kuza nta kintu kimwe wa planinze cyangwa wapanze. Ukimara kuyabona, ikintu cya mbere ukora ni ukugura imyenda, ni ukujya guhura n'ibintu byiza mu nzira babizengurutsa ukabura biguze. Icyo gihe amafaranga ntabwo aba akiri ayawe. Tuvuge niba wakira 1,000,
ukagura ibintu by'ibihumbi 30 kubera kumva ko ufite ibihumbi 100 utari wa planingiye se, cyangwa se wenda ubonye akazi gatunguranye kakwinjiriza amafaranga menshi, ugahitamo kumera nk'umuntu umeze nk'umuntu uri kwihemba ariko nanone wikuraho ibihembo byawe. Ugomba gukora attention, ikintu cyitwa kugira dépense ukakigabanya niba ushaka gukira mu mezi 6. Amafaranga yose ubonye ukayinvestinga, amafaranga yose ubonye ukayashora cyangwa se ukayizigama. Kuko umuntu utizigama, umuntu udashora ngo aza n'ibindi bintu bibyara inyungu, arahomba cyane. Akaba ariyo mpamvu twinjira ku ngingo ya 4 ivuga uburyo wowe ukwiye kongera ibintu bikwinjiriza. Ingingo ya 4 ni ukongera ibintu bikwinjiriza. Urugero, nimba usanzwe winjirizwa n'akazi kawe, wenda ari umushahara w'ukwezi ubona, ushobora gutekereza ibindi bintu ushobora gukora bikwinjiriza amafaranga. Ushobora gukora YouTube channel kuko ntabwo ishobora kubangamira akazi kawe. YouTube channel uri programa, ukatangira kugira igihe cyo gukora runaka, ukajya ukora wenda amavideo nijoro, ukajya ukora muri weekend, ushobora gufata umunsi umwe ukayakorera rimwe, then ukajya ugenda uploadinga. Ushobora gukora se business za online, ushobora gucuruza online, ugashaka ibintu ucuruza online. Nimba uri n'umucuruzi nabwo ushobora gukora ibindi bintu, wenda nimba ucuruza imyenda ushobora kuvuga uti nongeramo n'inkweto. Niba uri umuntu ufite amafaranga asa nkaho yisumbuye, ushobora gukora business yo kugura no kugurisha, ukajya ugura ibintu ugahita ubigurisha. Cyangwa se ukajya ukora commande y'ibintu, ugashaka abakiriya bakagutuma ibintu, hanyuma ugakora commande y'ibintu ugahita wongera ukabigurisha. Iyo ni business ushobora kuba yunganira indi business yawe. Ushobora kuba washinga indi business y'ubundi bwoko itandukanye niyo wakoraga. Tuvuge urugero, nimba wakoraga kenkayori, ushobora gukora business ya decoration y'amazu, ngo amazu wahaye ibikoresho ukayakurikirana, igihe cyo kugira cyo kuyataha cyagera ukabasaba akazi ka decoration, noneho ukayadekora. Ako ni akazi kaba kari buze kiyongera kuri ka kazi ka business wakoraga. Ushobora kubaka amazu cyangwa se kubaka inzu ikajya igufasha kwinjiza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ukere mu gihe gitoya, uba ugomba gushaka ibindi bintu byunganira cya kintu wakoraga kikwinjiriza kugira ngo inyungu zize ari nyinshi. Ikindi cya 5 ni ukugabanya inguzanyo. Kugabanya inguzanyo, hari abantu bafata inguzanyo nyinshi zitandukanye, ugasanga afata inguzanyo, nimba afite banki akafata inguzanyo muri banki iri officiel, bwacya agafata indi nguzanyo ku yindi konte ye wenda ya découvert cyangwa se overdraft, cyangwa inguzanyo ushobora gufata kuri ukoresheje telefone yawe. Ugasanga afite inguzanyo yo kuri mobile money, ugasanga afite inguzanyo yo mu kimina, ugasanga afite inguzanyo y'umuturanyi. Izo nguzanyo inyinshi ziba ari inguzanyo z'inyungu zituma utanga uzishyura wongeyeho n'inyungu. Ubwo se niba inyungu winjije nanone wongera ukayiha banki, urumva uzakirute? Ntabwo ushobora gutera imbere igihe cyose amafaranga wunguka nawe uyungukira abandi, utuye abandi bantu. Ntabwo ushobora kuzatera imbere. Ikindi kandi, iyo ufite inguzanyo nyinshi wibeshya ko ufite amafaranga menshi, wibeshya ko ufite igishoro gihagije niba ucuruza, ariko ugasanga mu by'ukuri ntago ari icyawe. Igihe bizaba ngombwa kuyishyura uzasanga iduka ryawe ririmo ubusa. Niba uri umuntu ukorera ukwezi, amafaranga yawe yose ntashobora kuza ngo uboneho na dukeya two kwisevinga cyangwa kwizigama, ahubwo amafaranga yose araza, cyangwa ngo uyashore amafaranga yose araza, ukisanga nayo guha ba bantu cyangwa bya bigo ubereyemo inguzanyo. Noneho biba byiza rero iyo ugabanyije inguzanyo zawe ukazishyura zikagabanuka, wenda ugasigarana nk'inguzanyo imwe, cyangwa nayo ntuyisigarane wayo utayifite, nabwo ntabwo ari bibi. Nubwo gukoresha inguzanyo atari bibi, ariko kuba ufite inguzanyo nyinshi ntabwo ari byiza. Kukomeza kwibeshya ko ufite amafaranga menshi, ugakomeza kwibeshya ko ungutse amafaranga menshi, kandi amafaranga ungutse uri buyungukira abandi bubereyemo inguzanyo. Rero numva ni byiza cyane ko mu gihe cy'amezi 6 ugomba kuba wagabanyije inguzanyo ufata, kugira ngo mbashe kumenya ubundi buryo ushobora gukoresha kugira ngo wongere igishoro cyawe, ariko ubizi neza ko icyo gishoro ari cyawe bwite, kandi ubizi neza ko inyungu uri kwinjiza ari yawe bwite. Udakomeza gukoresha inyungu z'abandi, rimwe na rimwe ukananirwa kwishyura inguzanyo cyangwa se ntuyishyure, ukagira ngo ni ibintu byoroshye, hanyuma inguzanyo zikagenda zikuba. Icya 7 ni ugushaka umujyanama mu by'amafaranga. Umujyanama mu by'amafaranga ntabwo ari ukuvuga ngo ni mpaka umwarimu cyangwa umuntu wishyurwa. Ushobora kujya kuri YouTube ukiga uburyo ushobora kongera igishoro cyawe, ukiga uburyo ushobora kuzana inyungu nyinshi, ukiga uburyo ugomba gukira. Ugomba kwitoza kugira umwarimu ukwigisha uburyo bwo kwita ku mafaranga, uburyo bwo gufata neza amafaranga, uburyo bwo kuyongera n'uburyo bwo gukira muri rusange.
ushobora kugira umuvandimwe cyangwa inshuti ifite ahantu yageze mu by'ubutunzi, akaba yaguhugura cyangwa se yaguha experience, yagusangiza ubunararibonye bwe mu buryo urwo rugendo yarugenze n'ahageze aho ngaho, uburyo nawe wahagera. Ushobora gukoresha umwarimu uri bwishyure, hanyuma umwarimu akagufasha kugira ngo ubashe gutera imbere, ubashe kugera ku rwego rwiza, akakugira inama, akakubwira nka cya cyapa kiyobora abagenzi, kuko umwarimu akenshi uzasanga nyine akora akazi k'ubwarimu, ntabwo aba akora akazi ka business. So rero icyo nacyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane. Ikindi cya munane ni ukwirinda gutinya. Abantu benshi bagira ubwoba bwo gushora, bagashyiramo imibare myinshi, bakagira ubwoba, ugasanga ibi bintu byinjiza arabitinya, atangira gushyiramo calcule nyinshi. Iyo ushyizemo calcule nyinshi birapfa. Ariko mujya mubona impamvu abantu batize finance cyangwa batanize computer, batigeze biga na rimwe, badafite ubumenyi buhagije mu by'amafaranga, barakira kurusha twebwe dufite ngo ubumenyi buhagije runaka. Kubera iki? Icya mbere, ntago akenshi ikintu gikiza abantu buriya ni business. Ntago ari umushahara w'ukwezi, ntago ari ugukorera abandi. Kwikorera nicyo kintu cya mbere gikiza abantu. Rero uyu muntu aba afite impamvu ebyiri zikomeye zituma akira. Kuri we zakagombye kuba ari impamvu zitari nziza cyangwa ziri unfortunate, niko navuga, ariko kuri we ni amahirwe. Nuvuga ngo ibyo byago bye niyo mahirwe ye. Impamvu ya mbere ni uko abatari bugende kuzagirirwa atonze umurongo cyangwa ashaka ahantu hatandukanye ngo depoza CV ngo ashaka akazi. Kuri we ni ibyago kuko adafite ubwo buryo bwo gushaka akazi, ariko nanone bimuha amahirwe n'ubushobozi bwo kumva ko agomba kubaho neza, akagira icyo niyo atabaho neza ariko agomba kwibeshaho. Noneho bigatuma ajya gushaka icyo agomba kugira gute, icyo agomba gukora. Ikindi kintu kimukomereye ariko nanone kimufasha ni uko batazi gucalculatinga risk, ngo abashe bya bindi navuga ngo arajya kwiga isoko, ngo arajya kureba ngo competition, ibyo byose ntabyazi. Wicyazi nuko azi ko afite udufaranga duke agiye gushyira hariya agatangira gucuruza, nta bindi bintu. Ibyo rero kubera ko abatashyizemo analize nyinshi, nubwo navuze ko gushyiramo analize nyinshi ari bibi, ni byiza cyane, ariko nanone sometimes zitubuza gushyiramo analize nyinshi cyangwa se kubitekerezaho cyane, kubifatira umwanya cyane, ukabyanaliza, ukatangira gutekereza sinzahomba, wisanga ugiye muri bwa bwoba bwo kwinjira muri business runaka cyangwa byo kwinjira mu kintu runaka kizakwinjiriza, kuko utinya risk zirimo. Ariko the higher the risk, the better the better. Ni ukuvuga ngo uko urushaho kwinjira muri risk ni kurushaho kugira amahirwe, cyangwa niho birushaho kuba byiza, kuko nibwo uba uri kwinjira. Ibintu byinshi bifite risk nyinshi biba binafite n'inyungu nyinshi. Anyway, wenda tuzagenda tubigarukaho ku bijyanye na risk, uburyo umuntu yazirinda n'uburyo yazitwaramo, nizo ukwiriye kwishoramo nizo udakwiriye kwishoramo. Ariko icyo nakubwira cyo nuko gutinya kujya muri risk ni kimwe mu bintu biteza ubukene abantu, bigatuma avuga ataho kugira ngo mpombe, aho kugira ngo nshore iyi miliyoni yanjye imwe nayibika nkakomeza nyibitse mu mufuka, nkakomeza nyibitse. Kwiyibika ariko itakaza agaciro, kuko miliyoni yo mu 2000 ntabwo inganya agaciro na miliyoni y'uno munsi. Miliyoni yo mu 2000 y'icyo gihe ishobora kuba ingana nka miliyoni 10 z'uyu munsi, kuko ikibanza cyaguraga miliyoni imwe mu 2000 nicyo kiri kugura miliyoni 10 cyangwa 15 muri kino gihe. Turabyemera ngo rero amafaranga uko uyabitse mu ntoki cyangwa uko uyabitse atari kubyara andi, utari kuyakoresha, aba ari gutakaza agaciro. Icyo wumva yakumarira ubu ngubu nubwo ari gito, nta kintu na kimwe noneho abazamara mu myaka 3 iri imbere cyangwa 5. Niyo mpamvu gushora, gushirika ubwoba ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi ni uko igihe cyose uri umuntu ugira ubwoba, uhora wibanda ku bitazagenda neza aho kuba optimistic, aho kugira ngo wibande no kubizagenda neza. Byombi urabibalansa, nimba ufite ubwo bushobozi bwo kubibalansa ni byiza cyane, bwo kubishyira ku munzani ukareba ikiza muri byose. Mu by'ukuri baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Niyo mpamvu nawe kwinjira muri business ntabwo wamenya igihombo cyabyo utazinjiyemo, ntiwamenya inyungu zabyo utakinjiyemo. Icya 8 ni ukwirinda kugira inshuti mbi, ni uguhindura inshuti. Inshuti wari ufite ukennye,
kubera ko ni inshuti nazo nyine zizi ko ubwo buzima ari ubwo nyine, ni abantu bazi ko gukena ari ibisanzwe, ni abantu bazi ko nta kintu babikoraho. Uzasanga uzakonsulta abashuti bawe wumve nubabwira business bazakubwira ati ibyo bintu ntibishoboka, bazakubwira ati amafaranga ni make, bazakubwira ati nta gishoro uzabona, bazakubwira bati ntago bikunda, hari ahantu si heza, bazakubwira ibintu byinshi biri negative, bazakubwira ngo ntuzabishobora, byose bazabikubwira. Rero iyo bigenze gutyo uhindura inshuti, ntabwo ari ukuvuga ngo wange abantu bawe, ariko mu bijyanye n'imishinga ukabagabanyamo, ugatangira ahubwo kugira inshuti abantu muhuje umwuga cyangwa mugiye guhuza ibyo mukora. Icya 10 ni ukugira kwiga ku makosa yawe. Ugomba kwiga ku makosa yawe wagiye uhura nayo, ibyagiye bituma usubira inyuma, ibyagiye bituma ibintu bitagenda uko wabiteguye, ukigira mu makosa yawe ukayakuramo amasomo kandi ugashaka n'uburyo bwiza bwo kuyakosora. Ikindi ntabwo kuba hari ama mistake wakoze cyangwa amakosa wakoze muri urugendo rwo gukira muri aya mezi makeya, ntabwo bivuze ko ukwiye gucika intege ngo uvuge ngo ubwo kwezi kwa mbere ubwo bitagenze neza, ukwezi kwa kabiri ubwo bitagenze neza, ntabwo ubwo bizigera bigenda neza ngo hanyuma ngo uhite uvuga ngo ubwo mbivuyemo. Njyewe iyo defo narayigiraga ariko narayivuye, ngenda nyivura gake burundu ku buryo nzayivaho burundu. Agashinguracumu cyangwa se bonus ni ukugabanya imibare myinshi. Ibyo naranabivuze, ni ukugabanya imibare myinshi. Iyo ushyiramo imibare myinshi urahomba. Iyo ushyiramo imibare myinshi ntabwo ushora, ubaho uri umuntu, cyane cyane abantu bashyiramo imibare myinshi bumva gukora akazi k'ukwezi ari byiza kuruta. Kubera iki? Utangira ukwezi wizeye neza amafaranga uzabona, ariko utangira business cyangwa iyo ukwezi gutangiye kwa business ntabwo uzi kuzunguka cyangwa uzahomba. Niyo mpamvu umuntu yisanga avuze ati nzunguka 100,000, ugasanga ungutse 500, ariko umunsi wibwiye ngo urunguka ukwezi gukurikiyeho nabwo nzunguka 500, ugasanga ahubwo uhombye 500. Ibintu byose birashoboka muri business, ariko abantu batinya risk, batinya gufata risk, abantu bashyiramo imibare myinshi bisanga bavuga ati aha reka ntabwo nabyiviramo, reka nigire mu kazi k'ukwezi. Kandi akazi k'ukwezi mu by'ukuri ni abantu bake cyane bakize biturutse mu kazi k'ukwezi. Ndabashimye cyane rero bakunzi banjye, ndabashimye bavandimwe banjye muryango mugari wo kuri YouTube, ndabakunda cyane, mwakoze cyane. Nizere ko guhera no munsi mugiye kwitoza uburyo bwo gukira byibura mu mezi 6 twaba ufite nka miliyoni zingahe runaka byibura zavuye mu bikorwa byawe, zavuye muri iyi video. Niba hari icyo wigiye muri iyi video, isarize inshuti zawe, ukore kuga kumwe, urabugaragaje ku iyi video hari isomo wigiyemo ko wayikunze. Murakoze cyane rero, mukomeze kuryoherwa nkuko nababwiye bigitangira. Mwari muri kumwe nanjye Faustine, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.